Agasobanuye kacu k'uyu munsi tugatangira hanga rwose turi kumwe n'umukobwa mwiza yaje afite bag yinjira ahantu mu nzu. Gusa akimara kuhagera yarahageze abona ikote ndetse na karuvati rirambitse ku buriri. Ari nako bahise bakomeza batwereka umusore waje rwose ariko yanagura ntacyo yitayeho kubera ko rwose yari mu nzu wenyine. Umukobwa nuko nguko yamukubise amaso abona umusore yambaye ubusa. Umusore isume yose yitura hasi ahita yifata hasi kugira ngo ataza kuza kumubona. Iyi filime ni nziza nababwiye ngo bagenze muyirebe, ni nziza cyane ndetse kandi imirimo inyigisho zidasanzwe. Byatinze umukobwa yahise areba ku ruhande, ari nako umusore yamubwiye ati ariko se wowe urinde winjira mu nzu utakumanza ukapfa kwinjira mu nzu y'abandi gutyo. Umukobwa yaramubwiye ati se wowe urinde wo kwinjira muri iyi nzu wayihawe nandi ufite ubuhe burenganzira. Umusore amubwiye ati inzu yinsanzemo wasanze nayigutanzemo, iyi nzu ni yanjye maze kuyikodesha. Ese ninde muntu waguhaye uburenganzira bwo gupfa kwinjira mu nzu gutyo utabihaye uburenganzira utazi ngo bimeze bite? Aramubwira ati nanjye iyi nzu nayikodesheje kandi nayikodesheje igihe kinini. Yese namubwira ati mbere kugira ngo tubanze tuvugane, ese basi byibuze waba wabashije kwambara kugira ngo tuvugane neza turi no kurebana nkamenye uwo ari we, menye umuntu wanyinjiriye mu nzu. Umusore yamubwira ati nta kibazo rwose nambaye, reka tuvugane. Nuko umukobwa rwose yisanze mu nzu akubitana n'umusore atambaye rwose afite agasume mu ntoki. Ari nako akomeje kugenda byibazaho cyane. Bakomeje kurebana, umukobwa ari nako akomeje kumwitegereza bitewe n'ibintu yari abonye. Aravuga ati ariko se maze nkubaze musore, ese ko ndi kukubona muri iyi nzu ndetse kandi landlord akaba yampaye imfunguzo ambwira neza ko rwose ino nzu rwose nayikodesha kandi nayikodesheje yose, bimeze bite ku kindi kuyigusangamo? Umusore nawe aramubwira ati rero inzu nayikodesheje ahubwo ntabwo nzi rwose umuntu wakwinjije mu nzu yanjye. Bakomeje gucyocyorana buri habura rica. Hari no kubasa bakomeje kwibaza ati se ibintu biraza kuza kugenda gute? Mukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Gusa umusore yamubwiye ati se bisobanuye neza ko ino nzu twese dushobora kuba tujye kuyoma turi aba babiri. Bakomeje kubyibaza. Uyu nawe aravuga ati reka rwose ati cyabakizere nuko wansohokera mu cyumba ukajya hanze ku ruhande ukajya kuvugisha landlord akaguha ubusobanuro bw'uburyo kibwa rwose ashobora kudukodesha inzu turi abantu babiri kandi akadukodesha n'amafaranga ari hejuru ku kigero kiri hejuru cyane. Ibyatinze umukobwa aramubwira ati aho kugira ngo nsohoka ahubwo ni wowe usohoka. Ni gute ushobora gusohoka kandi inzu nayikodesheje none nta n'izindi nzu zari ziri muri ako gace? Umukobwa yari kwibaza ati se none uramutse nsohotse muri iyi nzu byaza kuza kugenda gute? Yakomeje kubyibaza ariko umusore rwose aterera agati mu ryinyo aramubwira ati reka ntabwo byavamo. Ni gute ushobora gusohoka mu nzu none nayigutanzemo nanayijemo mbere ubu yijemo nyuma ukaza uyinsangamo? Ntabwo byashoboka bwose, ntabwo byavamo. Byatinze ari nako umukobwa akomeje kwinangira aramubwira ati rero nanjye ntabwo ndi buyivemo. Sasa rero ino nzira kuza kuva mu nde ko turi kubona abantu bose bakomeje kwinangira, ari uyu musore wacu bita Jimmy ndetse n'uriya mukobwa bita Yorlene niko babita. Biraza kuza kugenda gute? Jimmy yari inangiye aramubwira ati rwose ntabwo biri bushoboke. Umukobwa yabonye umusore nta gahunda afite aravuga ati se basi byose ndakoresha iyihe tekinike kugira ngo uyu musore asohoke muri iyi nzu. None icyongeyeho umusore yari afite n'uburakari bwo kuna amwinjiranye mu nzu none akanamubonana n'ubwambure bwe. Yatangiye kumubwira ati noneho se buriya nta kuntu twaza kuza kubihuza neza, turi ko wabonye ubwambure bwanjye ukazana no kuza kunyereka nawe ubwawe nkabubona. Umukobwa yarabibonye abona ko umuhungu ari serious. Ari nako umusore akomeje kumubwira ati noneho nsohokera mu cyumba mbanze niyambarire ibyo bindi byose rwose landlord araza kuza kubikurikirana. Icyabakiza no kwajya kumuhamagara. Umukobwa yabonye umusore yinangiye abona rwose nta wundi buryo ari bubikoremo. Yasohotse mu cyumba cy'umusore. Umusore asigara ahangaha ari nako akomeza kuvuga ati mana yanjye mbegi baby. Niwe byaramurenze abona umukobwa imiterere ye abona ubwiza bwiwe aravuga ati ewana noneho uriya mwana ni sawa cyane rwose. Ndamutse nanjye rwose hari ukuntu bigenze byaba ari fresh cyane. Batugariye rwose ku nyubako ku ruhande batwereka inyubako rwose irenze hano ahantu mu maboss cyane. Hano ni kuri channel yacu bita udusobanuye official, mukande subscribe. Ntibyatinze umusore wacu amaze gukubitamo agasuta amaze kwambara neza cyane yarasohotse abaza umukobwa aramubwira ati se komeruka umbwira ngo ugiye kureba landlord ujye kumuvugisha araza ryari? Umukobwa aramubwira ati we humura mu kanya gatoya landlord rwose arabahageze. Ba landlord barabibumva ukodesha inzu kandi ukayihurizaho n'abantu benshi ukarya n'amafaranga yabo ntabwo babyoroshye. Muri uwo mwanya ntibyatinze landlord yahise abakomangira nyiri inzu nyiri byondo yarabakomangiye nkomeza rwose gusuhuza abantu rwose bafite ba landlord rwose batagira imikino ku mafaranga. Muri uwo mwanya bahise bafungurira landlord akimara kuhagera arababwira ati reka nizere ko muri uyu mwanya rwose mumeze neza, mwari mumamagaye mumbwira ngo murankeneye. Umukobwa yatangiye kumubwira
ati se ko rwose dukodesheje inzu turi abantu babiri bimeze bite, harasohokamo nde muri iyi nzu? Yaramubwiye ati ndakeka ko gusohoka mwe mwese mwahanga bigoye kandi bitari bukunde, ahubwo turashaka ikindi gisubizo cy'uri turubizo kuza kubikemura neza. Niko yakomeje kubabwira, kandi yari amafaranga yabo kandi ntago ari buyasubize, nkabo nta nke kuri ngo nta nko kiruka, biragwe kunyungu zishyura randi rodazagusubiza amafaranga kabone n'ubwinzu wabutayibayemo. Muri uwo mwanya yaramubwiye ati se rwose nyakubahwa ko dukodesheje inzu turi abantu babiri ndetse kandi no turi n'ibitsina bibiri bitandukanye, mwari umuhungu ndari umukobwa, uri kubona rwose ino nzu turi buze kubasha kuba twayibanamo turi babiri, urabona biri buze kugenda bite? Ese hagati yanjye nuko uyu mukobwa atangiye kuvuga ati cyaba cyiza rero nuko uyu musore yasohoka akajya gushaka inzu, naho ubundi rwose nyine ntabwo nakwemera kubana rwose n'uyu musore kandi tukabana mu nzu. Wowe rwose uri kubona ibyo bintu byashoboka byavamo? Niko yakomeje kumubwira. Gusa umusore yaramubwiye ati okay, nta kibazo rwose niba ari uko nguko bimeze, inzu noneho ntari ibi ndayisohokamo nta kibazo, reka ngende. Gusa Landlord yakomeje kubitegereza arababwira ati muri kubona se biri buza kuza kugenda bite? Umukobwa nawe yakomeje kuvuga ati rero ndi kubona bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, nyiri inzu rero natsubiza amafaranga yanjye njye gushaka ahandi hantu inzu nigendere. Ari nako rwose umusore wacu Jimmy yakomeje kubivuga ati rero ndi kubona bikomeje kugorana, ikintu cyaba cyiza rero nuko uyu mukobwa namufasha nkamusohora nkamujyana hanze nkajyana y'ibintu byiwe akajya kwigodeshereza iyindi nzu. Nyinzu yarababwiye ati rero muri kano gace nta yindi nzu ihari, ni inzu yari isigayemo yonyine, ndakeka ko iyi nzira ahangaha mwese mushobora kuba mwayicumbikamo mukayibamo muri abantu babiri, numva nta kibazo kibirimo. Umukobwa yarabyumvishije aravuga ati reka ntabwo byabaho, ni gute ushobora kumbanya n'umugabo n'umusore hano mu nzu? Ibyo birashoboka. Umusore nawe yaravuze ati reka ntabwo bishoboka rwose, ntabwo napfa kubana na Karashika. Umusore yatangiye kwiyemera, kandi mwibuke neza ko mukanya natangiye kuvuga ati mbega baby, ndamutse mbonye n'uburyo ki tunahuzamo n'iki twanabikurikirana fresh cyane. Ariko Landlord yarababwiye ati ntabwo bishoboka, nta yindi nzu iri ahangaha, kandi ayangaya niyo mahirwe mufite yonyine gusa. Iyi nzu ntabwo igikodeshwa umuntu umwe, ikodeshwa abantu babiri. Uyikodesheje amafaranga mwatanze buri wese yakuba kabiri inzu akayigumamo wenyine. Umusore yarabirebye abona nta bundi buryo bari bubikoremo, arababwira ati rero senze uko uburyo kiwenda muri bubyumvikanemo, gusa iyi nzu biragoye kugira ngo uzapfe kwikodesha wenyine uyibamo wenyine, namwe murabibona neza ko inzu ari nini cyane, ni nini kandi ifite ibyumba byinshi bigiye bitandukanye. Ubu ino nzu ikodeshwa abantu bageze kuri 6, kuba ari mwebwe muri babiri mugiye kwikodesha rero n'ibintu byambere bigoye. Gusa umukobwa yazamuye akaboko aravuga ati rero nkuko nakomeje kubikubwira, uyu musore nge namutinyemo rwose, hakibaza kubona umukobwa nkanje ndi kubana n'umusore nk'uyu nguyu mu nzu, kubona ibyo bintu byavamo koko, kandi namwe murabyumva abantu ntago baziranye, bisanze mu nzu bataziranye bombi. Uyu mukobwa sexasa rero aza kuza kubigenda bite kugira ngo ino nzu aze kuza kwisigaramo wenyine. Umusore rero nakomeje kubwira Landlord rero ati ndi kubona byose bikomeje kutumvikanamo neza, iyi nzu habuzemo umuntu uri buyibemo, rero dusubiza amafaranga yacu. Landlord yarababwiye ati rero ntago byavamo, ntago byashoboka. Ese ni gute nshobora kubasubiza amafaranga yanyu kandi mwanyishyuye none naberetse inzu ihari? Ikibazo ubundi kiri hehe? Muri uwo mwanya ntibwatinze umukobwa wacu yakomeje kwitegereza nyiri inzu, ari nako nyiri inzu yakomeje kubabwira ati rero nta bundi buryo buhari, nta mafaranga yanyu nibasubize, niba mwuba mutari buyibemo mugende gutyo mujye gukodesha indi ndetse kandi mutanga amafaranga yanyu, kandi icyo nizeye neza cyo nuko hano hantu nta yindi nzu ihari. Umusore wacu Jimmy yaravuze ati rero ntabwo napfa guhara amafaranga yanjye ngo mpfe kugenda gutyo ngisohokemo, ntabwo byavamo, ahubwo mwari mwiza we, reka rero igikapu cyawe ngo usohore. Igihe yari ajya kumusohora ngo amujyane hanze, umukobwa yaramubwiye ati oya, nanjye sinahomba amafaranga yanjye. Ni gute ushobora guhomba amafaranga yanjye? Ariko nanjye noneho ndabyemeye, nyiri inzu noneho wowe igendere, turaza kuza kubyumvikana, nta kibazo rwose, inzu turaza kuza kwiyeranja, tuza kuza kwibamo babiri. Barabyemeranyije, bari batangiye kwirya. Gusa Landlord yaravuze ati noneho ikinyeze none kiruta byose nuko mwumvikanye, kandi bizinirwe neza rwose muzabana neza. Uyu musore rwose Jimmy nabonye ari umwana mwiza, ndetse kandi nawe ntari biryawe, ziko rwose kumvikana bitazigira bigorana. Kwa kundi basharinga inzu gutyo mukajya muhurira muri saro, buri wese ajya mu cyumba kiwe n'undi mu cyumba kiwe. Ntibyatinze umusore yamubwiye ati rero humura, twese turi bakuru, imyaka uyu mukobwa afite nanjye niyo mfite rwose ni myinshi, rero turi abantu bakuru, rero kuba twaganira tukabihuza neza nta kibazo kibirimo. Kandi turabizi neza yuko umusore wacu Jimmy yakunze uyu mukobwa, akunda imiterere yiwe, akunda uburyo uyu mukobwa ameze. Landlord yaravuze ati noneho nta kibazo, nimusigara amahoro y'Imana, gusa inzu yanjye muzayicunga neza kandi muzayigenemo neza. Landlord ntabwo yapfa kugenda ataka kujugunyiyemo ati mazi muzayakoreshe neza, ati n'umuriro niki mujye mumenya neza ko ari njye ubyishyura, mujye mukoresha amaketo n'amapasi niki. Niko yasize ababwiye. Landlord ntibajya batana nayo magambo yose. Muri uwo mwanya
wa musore wacu Jimmy nuko nguko rwose umukobwa yese yemera guhuza n'uyu musore bagahuza urugo. Ariko uyu musore rwose wacu Jimmy ariko iyo miterere y'umukobwa rwose akabona ko yishimyemo, yasigaye yanga ari kwitera amajeki mu mutima ari kuvuga ati ewana uyu mwana rwose ngomba kumutsindira ntago byavamo. Gusa mu by'ukuri narasobanukirwa ngo se uyu mukobwa ninde ni bwoko ki, nimure banamenyana byanyabyo. Batugaruye hakuno batwereka undi muntu wari wambaye rwose yari yegetseyo yambaye agakota gasuti n'ikintu tuntu tw'uturinete ariko umucongo wa danje. Yaje rwose asatira hano muri wa mujyi, yaje agenda gake gake. Gusa yarebye hakurya iriya yaratungwa akimara kureba hakurya yakubitanye rwose na wa Murandi Road. Akimara kumubona ko Randi Road yaravuye kumvikana na bantuze n'abapanga yibe, umusore yaramuhamagara amubwira ati mugabo ndagukeneye cyane, nkeneye kuvugana nawe, ese kuko aka kanya ushobora kuba wamfasha? Iyo magambo yamubwiye Randi Road yaramubwira ati nta kibazo no ku muntu nk'uyu nguyu uri nk'akavukire, kubona umuntu nk'uyu uri kumwaka ubufasha bavuga ati ashobora kuba akeneye inzu cyangwa akeneye serivisi runaka zirimo amafaranga. Umusore yamubajije ati se aha hantu nshobora kuba nahabonamo inzu nayibona kuko mu by'ukuri muri uyu mujyi ko rwose nanyeneye inzu yo gucumbikamo? Niko yamubajije. Uyu musore wacu bamwita Daniel wacu nuko nguko yakomeje kumubaza ati ko seranti nta kuntu wamfasha ukangira mufasha bwo kubona nabona inzu. Byatinze yaramubwiye ati rero inzu nari ifite ahangaha yari inzu imwe, ndetse kandi inzu imaze kwikodesha abantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Umusore yaramubwiye ati umaze kwikodesha inzu yawe umuhungu n'umukobwa? Ati se buriya nta kuntu wandangira niba koko nta yindi nzu ihari wenda ukawandangira ahandi hantu? Atariko mbere yaho gato mbere kugira ibindi tuvugana hari ikindi kintu nkeneye kuba nakubaza. Ese uyu musore agiye kubaza iki Randi Road? Yatangiye kumubaza aramubwira ati se wampa amakuru ajyanye n'abo bantu bari muri iyo nzu yawe? Yaramubwiye ati rero bitewe n'umutekano w'abari mu nzu yanjye ntago nemere kuvuga umuntu uri mu nzu yanjye. Birumvikana umuntu ashobora kuza akakubaza ngo ese runakuza ahantu ari, bitewe n'uko wenda utazi ngo amushakira amahoro nawe ushobora guhita usinicinga ngo wituraburiza umubwire ngo araha ngaha. Yaramubwiye ati bibaye byiza wamumbwiraho kuko uwo muntu dufitanye gahunda ikomeye, hari gahunda y'inama rwose twari tujyanye turimo, rero bibaye byiza uwo muntu wamumbwira. Ese uwo muntu uwo mugore uri muri iyo nzu uri kumana n'uwo mugabo w'uwo musore ibyo bimeze bite? Mpereza amakuru yayo nsobanurira, umpereze detaye kuri detaye, umbwire ibintu ngo bimeze bite. Ndabasaba gukanda subscribe hano kudusobanurira ifashe kugira ngo tujye tubana buri munsi, mujye mubona filime nziza kandi zimeze neza cyane. Sasa rero Randi Road yarabitekereje aravuga ati koko by'ukuri umuntu ashobora kumushakira amahoro. Yaramubwiye ati rero iyo nzu umuntu uri mu nzu yanjye rwose uwo mukobwa bamwita Yorlene. Niko yamubwiye ati rero uwo mukobwa acumbitse muri iyo nzu, bayitsumbitsemo abasore ari umusore n'umukobwa, rero uwo mukobwa niko bamwita. Ndakeka ko rwose nshobora kuba ntibeshye ni Yorlene ni Denise. Yatangiye kugenda akekeranya avuga amazina n'iki, ariko yaramubwiye ati rero nibutse neza ko rwose uwo mukobwa bamwita Yorlene ntabwo nibeshye mu by'ukuri. Niko yamubwiye. Ese mu by'ukuri uyu musore arashakira icyo uwo muntu? Yarahindutse mu maso aravuga ati se kuko uwo muntu bamwita Yorlene wagira ngo bitewe n'ukuntu uyu musore ahindutse mu maso bashobora kuba abantu uwo muntu baziranye. Ese yaba sasa yaba aziranye he n'uriya mukobwa wahuriranye neza n'uriya musore mu nzu bataziranye? Yaramubwiye ati se wanyereka igipangu barimo ahantu baba? Ndaramubwira ati okay. Ati se nibyo ushaka kumenya cyangwa niyo ukeneye kumenya nakwereka rwose nta kibazo niba umukeneye cyane. Gusa mu by'ukuri turi kubona rwose ntago yishimye, ntago ameze neza. Yahise ahinduka akimara kumenya neza ko Yorlene yageze muri uyu mujyi. Muri uwo mwanya yahise atangira gutekereza ati se ndakora iki kugira ngo uyu mukobwa mubone. Yatangiye kureba urujisho nk'umuntu ufite umujinya udasanzwe. Barongeye batugarura hakuno kuri cya gipangu kimeze neza cyane ni kwa Yorlene. Hari umuntu rwose wari muri dushe, ni wa mukobwa wacu Yorlene yari muri dushe rwose ari koga, ariko yaratsikiye rwose yikubita muri dushe. Hari nabwo rwose bakomeje kutwereka uko yari ari koga, byahise bihagarara kubera ko yahise agwa muri dushe, yanyereye ku isabune. Wa mutipe wacu kubera ko abana mu gipangu kimwe, Jimmy yaravuye ati Yorlene bigenze bite? Ese byifashe bite ko ndi kumva uri gutaka uhuye n'ikihe kibazo? Yorlene wacu yituye muri dushe abaravunitse. Yahise ahamagara Jimmy aramubwira ati tabara nyamuneka dore mvunikiye muri dushe. Jimmy kubera ko yaramaze kumva rwose umukobwa atameze neza ko noneho kuba abana mu gipangu afitemo n'akantu ko kumukunda n'iki nuko nguko yaza rwose asatira ahantu rwose ya dushe yari iri. Yaraje ngo arebe ikintu umukobwa yababaye, aza asatira rwose muri ya ntuza muri ya dushe neza.
akimara kugeramo kubera ko umukobwa yari yambaye ubusa ari koga, ese agira ubwoba aravuga ati rero ntago napfa kuba ntago nahita ninjira kuba wenda umukobwa naramubonye, ntago bivuze ko nanjye nshobora gukora igikorwa cy'ubugoryi cyo guhita mvuga ngo ngiye guhita ninjira ngo nanjye mubone. Ariko mwibuke neza ko muri mu mwenda. Yahise agenda afata, igihe yari agiye kwinjira yahise afata agasume anareba ku ruhande nk'umuntu ufite ikinyabupfura. Jimmy wacu nari biryiwe yahise muhereza agasume. Akimara kumukubita isume, umukobwa ngo nuko nguko rwose yahise yikenyera kugira ngo ubwambare bwe bataza kuza kuba babubona. Umusore wacu Jimmy nuko nguko nawe ntibyatinze yahise rwose atangira guhereza ubutabazi bw'ibanze wa mukobwa wacu, kuko yaraguye muri dushe. Yaramufasha aramuterera kuko kugenda yananiye kuba yabibasha kuko yaramaze gutsikira. Umusore ntari biryiwe Jimmy maze kwasaba ukanda subscribe kandi ugafilime nikaza ntugacikwe. Ntibyatinze akimara kumusohokana muri dushe yamuzanye mu cyumba ku ruhande, yaramufasha aramuterera amutereka ku buriri. Akimara kumugeza ku buriri kubona ko rwose umukobwa yababaye bishoboka byose. Abantu baguye muri dushe barabizi, dushe ubundi akenshi yiguyemo kugira ngo uzapfemo uzayive muri muzima uhumeka. Ni amahirwe y'Imana nuko uyu mukobwa basi byibuje abashije guhuma kuba nyine akiriho, kuba mvuritse gusa ni n'amahirwe. Ubundi akenshi umuntu abenshi umuntu yaguye muri dushe ahita apfa burundu. Ntibyatinze Jimmy yaraje aramubwira ati rero icara neza uhumeke gakeya nkwereka utuntu ngiye kwikorera. Ese mu by'ukuri ko Jimmy atangiye kwipanga akazi ko kuba yatangira kumasuye umukobwa, ese ibi bintu hari experience yaba bifiteho. Umukobwa yatangiye kubona umusore atangiye kugenda amufata akaguru. Jimmy kuko atangiye kugenda afata akaguru, atangira kwiga ukuntu agiye kugenda agoronzora neza kugira ngo rino gufa ryo ku ruhande ryo ku kabumba mboro banza ariko bakita wenda. Aravuga ati se kukunda bigenza gute? Yaramubwiye ati wowe tuza neza uhumeke. Umukobwa yaramufasha aramubwira ati se ko ndi kubona ugitangiye kugenda ugunyora uvunavuna ibi bintu, uri umuganga ufite akaye kazi ukora akaye kazi bimeze bite ubundi? Yari afite ubwo avuga ati se uyu muntu utangiye kugenda ushaka gusubiza ugufwa muri natabanje kunjyana kwa muganga. Jimmy yaramubwiye ati humura hari experience mbifiteho, nigeze rwose kujya mu marushanwa umuntu uza wenda mu mahugurwa ya gisirikare. Umukobwa yaramumaje ati se uri umusirikare bya nyabyo? Mbwira please sobanurira bimeze biti. Umusore yaramubwiye ati ntago ndi umusirikare ariko hari amahugurwa rwose agiye n'ubuvuzi n'abana nagiye kwiga mu gisirikare rwose. Umura rwose bino bintu nshobora kuba mfite experience idasanzwe. Yamuhaye icyizere ariko umukobwa aramubwira ati rero please ntumbeshye kandi ntumbabaze. Rwose uri kubona ko rwose ndababaye cyane. Mbabara rwose ntumbabaze. Yatangiye kumuganiriza atangiye kugenda amujijisha gakeya. Anamubaza ati ariko se ko ndi kukubona uri kuzamwa wajemo hano ubundi byo bimeze bite? Ariko umukobwa yari afite n'ubwoba. Atangiye kugenda aramuganiriza amutera injoga mu buryo bwo kugira ngo amujijishe, kugira ngo abone ko byibuze irigufwa yakongera karigarura mu murongo. Yatangiye kumuganiriza ariko igihe umukobwa yaratangiye kumubwira icyamuzanye, umusore rwose igufwa yahise risubiza mu murongo. Akimara kurisubiza mu murongo maze batwereka rwose wa musore wacu Jimmy amabwira ati rero buno ni tekinike tujya dukoresha cyane bwa uburyo bwo kukujijisha. Ese babuno aka kanya uri kwiyumva gute? Uri kubabara nkuko wari usanzwe uri kubabara? Niko komeje kugenda mubaza. Amubwira ati rwose humura wigiye ikibazo rwose. Yakomeje kumukubita keya. Ntibyatinze umukobwa ukomeje kugenda amubwira ati ariko se iyi experience wayikuye he ubundi wagwane ubundi bimeze bite ubundi yakomeje kugenda bimubaza ariko n'ubundi umukobwa n'ubundi yarakomeje kugira ububabare budasanzwe kuko biragoye kugira ngo uhite utsikira igufwa barisubize mu murongo wumva rwose meze neza. Biragoye imitsi akenshi ubusanga yikanze n'iki, yego igufwa rishobora kuduturika ariko imitsi ikomeza kukurya. Gusa umukobwa yarishimye yagize amarangamutima adasanzwe. Ari nako yakomeje Jimmy kumubwira ati rero please tuza humura noneho nta kibazo, noneho ahubwo wahaguruka noneho tukareba neza noneho kubasha kuba wagenda byakunda noneho tukareba uko bimeze. Yaramufashe amuzamura gake gake aramubwira ati none ugenda usindagira gake gake turebe ukuntu bimeze, turebe niba byibuze hari ubundi buryo bw'ikibwarwa bwose twabikurikirana neza fresh. Ntibyatinze umukobwa wacu yatangiye kugenda asindagira gake amubwira ati tera intambwe ya mbere utere n'iya kabiri turebe ko niba kugenda byakunda. Gusa umukobwa akomeje kumubwira ati kubabara biracyarimo, atari kuri uturamutse turebe ku buryo umukanya nari imeze ntabasha no kugenda ntago rwose ari kimwe. Yakomeje kugenda atera intambwe asatira umusore amubwira ati naribi. Gusa muri uwo mwanya wa muhungu wacu Jimmy yarebye ku isaha. Akimara kureba ku isaha yegereye umukobwa. Umukobwa aramubwira ati ndagushimiye rwose uri umwana mwiza ndetse kandi nyagasana guha umugisha. Gusa muri uwo mwanya mu kureba ku isaha yiwe yaramubwira ati humura
ati ndaza kuza kugaruka vuba rwose, nari mfite akazi kenshi cyane, mfite abantu nabo tugiye guhura nabo muri uyu mwanya, rero rwose mbabara rwose please, mfite gahunda nyinshi cyane, turaza kuza kuza gusubira. Niko yamubwiye. Umukobwa aramubwira ati ese ugiye kunsiga? Ati ntarebe noneho nta kibazo kandi Imana iguha umugisha. Umusore wacu nuko nguko yagiye, badusize rwose Miss wacu Yorlene asigaye hanga hari ku musore yaramaze kumubikamo akantu ko kubamufashije. Jimmy wacu yahise agenda, akimara kugenda umukobwa yasigaye amutekerezaho avuga ati ariko se ni gute abasore nk'abanga tutababona, tutajya tubona mu buzima bwacu, tubabona amazi yararenze inkombe. Ese kuki uyu mukobwa wacu akomeje kwibaza ibyo bibazo, ubundi bimeze bite, biherereye hehe? Basize umukobwa wacu akomeje kwibaza, umutima w'uyu musore afite ukuntu umeze, ari nako rwose bahise batugarura hakuno ku nyubako, batugarura rwose ku yindi nyubako. Nkomeza kubasaba gukanda subscribe. Batweretse rwose wa musore wacu Jimmy yaje yinjira ahantu yasohotse muri cya gipangu cyabo, ni muri ya nzu yabo. Gusa akimara gusohoka muri cya gipangu, hari indi modoka y'umuduga rwose yaje igana neza kuri cya gipangu cyo kwa Jimmy, kimwe abanamo na Yorlene, kimwe bakodesheje muri ya quartier y'ababosi. Hasohotsemo rwa mutipe bita Daniel, kandi nimwibuke neza ko Daniel yigize kubwira landlord neza yuko ngo akeneye kumenya ahantu umukobwa bita Yorlene aba, kuko bamaze kwamurangira yaraje akoma kuri cya gipangu, kuko nibuke neza ko Jimmy yaramaze kugisohokamo. Yorlene ni usigaye mu rugo wenyine. Ese mu by'ukuri ko twamaze kubona neza ko ntuza uyu mutipe wacu Daniel ari guhiga Yorlene bafitanye ibihe bibazo, cyangwa Yorlene bimeze bite, ubundi biherereye hehe? Yaje nk'iyagatera yarakaye, akimara gukomanga yarakomanze atangiye kwisatsa yumvishe neza hari umuntu uje kumukingurira. Aravuga ati mu by'ukuri ndakeka neza uwo muntu ari we. Yaje afite document mu ntoke. Yorlene yaramubwiye ati ariko se kuki uri kungenda aho ubundi bimeze bite, waje aho ngaho gute? Igihe yaragiye gufunga ntiyari kuba yabasha kurusha imbaraga uyu musore. Yaramubwiye ati wikinga, kuki ushaka kunkingirana tutabanje kutukuvugana, wumvaga ko uzanyihishe bigakunda? Ese bafitanye ikihe kibazo ko ndi kubona neza uyu mutipe ari guhigisha Yorlene uruhindu, kundi aratangiye kumureba nk'inka yica, batangiye kuvugana nabi, bimeze bite? Umukobwa yaramubwiye ati singa ushaka mu buzima bwanjye, twaratandukanye, aba bantu bahuze babana. Yorlene ni umugabo, ni umugore wa ntuza wa Daniel. Ese bapfuye iki mu by'ukuri? Ntibyatinze Daniel yaramubwiye ati rega wifunga, ntago wandusha imbaraga, ukeka ko ushobora kundusha imbaraga. Ariko mu by'ukuri Yorlene yaratangiye kuvuga ati rero ntago ngukeneye, ibyo wakoze narabibonye, singikeneye kongera kubana nawe. Yatangiye kugira igiswa cyo kose ngo mukingirane, ariko byaranze bibi by'ubusa. Daniel yaramubwiye ati ariko tuza, kundi ufite amashagaga menshi cyane, ko nta mbaraga wandusha, waretse tukaganira. Ese ko mukunzi wanjye wansigiye iki? Rero nyine ko tuganira, nkabanza nkanakubwira n'ikintu kinanzanye, kuki udatekereza ngo reka tubanze tuganire. Ese ibi bintu biherereye hehe bagenzi? Ntibyatinze Yorlene yakomeje kumuganiriza, aramubwira ati wa mugabo w'indashima, ko nagerageje ko nshobe kose kugira ngo nkwereke urukundo nagukunze ukanga kubyemera, wumvaga bizagenda bite? Ese ko naguhaye ibyanjye byose, nkaguha umubiri wanjye, nkaguha n'ibyanjye byose, wumvaga bizagenda bite? Ese kuki watekereje kunca inyuma? Mu by'ukuri icyatumye Yorlene atandukana n'uyu mugabo ngo nuko yamuciye inyuma, Yorlene agafata umwanzuro w'uko rwose yakwigendera. Hari abantu batabasha kwihanganira ibi bintu, biragoye kunyuza apfa kubona umuntu umubana ukamuca inyuma kugira ngo muzahuze, ntago biba byoroshye. Ntibyatinze wa mutipe wacu Daniel yaramubwiye ati rero mfite ibintu byo kukubwira, ikintu kinzanye ahangaha, banza uwemere ko wakongera gusubirana nanjye. Ntibyatinze muri uwo mwanya umukobwa yamukubise aramubwira ati ariko se urashaka kunyisuhurishwa mu biki ko mbizi neza? Ariko mu by'ukuri Daniel afite document hano mu kantu z'amagamunuza yabitse mwanga yafunzemo mu karuka kambaraje. Gusa yaramubwiye ati rero reka ibintu bya romantique tubireke, bwari uburyo bwo kugira ngo niyo ko basi byibuze umujinya wawe waragabanutse, cyangwa ukaba waremeye ko twahuza. Ese koko iyi nzu ubamo ahangaha ufite undi mukunzi? Yaramubwiye ati mfite undi muntu twabanye ndetse kandi tunakundana cyane, rero sinshaka kongera guhuza nawe no gukomeza kubana nawe. Daniel yarasetse aramubwira ati ariko se koko waremeye gushakana n'undi musore, kandi uzi neza ko twabaye ukuri umugore wanjye w'isezerano? Ibi bintu ntabwo biba byemewe. Iyo umuntu mutahanye divorce ukajya kubana n'undi mugabo, kiba ari ikibazo gikomeye cyane, umuntu ashobora kukureka akagutsinda. Gusa ntibyatinze bahise batwereka uyu mukobwa wacu Yorlene amubwira ati rero maze kugusobanurira ibintu byose rero ikikuzanye cyarangiye, sohoka mu rugo rwacu nigumire mu rugo rwanjye. Daniel amubwira ati rega sinsohoka, kuko aramaze kwibamba mu muryango, ntago ari ntuza Yorlene wacu yari kubasha kubona ko afungura urugi. Gusa ariko Daniel amubwira ati rero mfite ikintu cy'ingenzi cyo kukubwira.
nakureze mu rukiko, nakureze neza ko wataye urugo ukansiga mu rugo njyenyine kandi nta kindi kibazo kirenze gihari. Yorlene yumvishije amagambo Daniel ari kumubwira ukuntu yamureze mu rukiko, ari nako akomeje kugenda namureba namusekamo gakeya. Yorlene yaratunguwe, aravuga ati ariko se nigute ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi by'ubunyamaswa byo kuvuga ngo warandeze wagize ute? Yarasetse yaramubwira ati narakureze, nigute ushobora kwifata ukansiga? Kuba naraguciye inyuma ni ibintu birenze udafashe ibintu ngo bigire intambara. Gusa ariko mu by'ukuri uyu mutipe Daniel wacu ntabwo ari kubasha kuba yakwemerera neza ko yaciye umugore w'inyuma, kandi iki ngiki nacyo ni icyaha gikomeye. Yamukubise dokima yari afite, aramubwira ati rero izi ni impapuro zikurega. Yarazimuzaniye. Yorlene aravuga ati se wavuye kundega koko mu by'ukuri? Nawe yaratunguwe, aramubwira ati narakureze. Ese ni gute wifashe ukansiga mu rugo njyenyine, wumvaga rugo nzapfa kurubamo njyenyine gutyo? Kuba naraguciye inyuma ni ibintu birenze. Rero mu matariki ya vuba ahangaho uraza kuza kubona kuri urwo rupapuro uzitabe. Undi aramubwira ati hey warandeze? Ati nta kibazo rwose niba warandeze. Ati humura ndabizi neza ibintu rwose kandi Nyagasani azabana nanjye. Daniel yakomeje kumwitegereza aramubwira ati rwose atumenye neza ko rwose nurutsindwa uru rubanza uzampa ibihumbi 150 by'idolari. Ni amafaranga menshi cyane, arenze nka miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda, ni menshi cyane. Yorlene yaramwitegereje aramubwira ati ibi bipapuro, ati kundega sibyo bivuze iki? Ati se ko wakoze ikosa ryo kumemukira ukanca inyuma nkaba naragutaye nkigendera, iryo ni ikosa nakoze? Gusa muri uwo mwanya Daniel aramubwira ati ndabizi neza wowe nta bimenyetso ufite, ariko njye ibimenyetso nabifite neza kuko bifite no kuri kamera ko wasohotse mu rugo ukikubita ukagenda. Daniel afite ibimenyetso bigaragaza neza ko uyu mugore yamutaye mu rugo, ariko Yorlene nta bimenyetso na bikeya afite by'uko umugabo we yamuciye inyuma, kuko yamaze kubibona ahita agenda, ahita yivumbura aragenda, nta bimenyetso yari afite. Sasa rero ndi umuntu uzabasha kuba azacikura urubanza cyangwa wenda azacibwa ayo manda y'aya mafaranga. Yorlene yaramufasha aramusunika aramubwira ati tugenda, mvira no mu rugo rwose kumeza kuntera stress. Ibyatinze Yorlene yasigaye hanga afite agahinda, ari kwibaza ukuntu yabigenza, ari kwibaza umutisi akibaza ngo ibi bintu nzabigenza gute kugira ngo urubanza nzarucike. Ese sasa rero Yorlene akwiriye gukora iki kugira ngo urubanza zarucike? Ndakomeza kubasaba ukanda subscribe, ntugene rwose utakanda subscribe, ugene muri comment section utubwiye igitekerezo cyawe, utubwire ukuntu kano gafilime uri kukabona. Gafilime ni keza cyane, ntibyatinze ya minsi rwose yaciyeho batugaruye rwose wa mutipe wacu Jimmy yibereye ku kazi bisanzwe. Igihe muri ako kazi yari arimo yakomeje kugenda areba, ari nako rwose yahise abona hari umuntu winjiye rwose ahantu yari ari muri office. Akimara kumusuhuza aramubwira ati umeze ute metere? Uyu nguyu ni babandi bakatira umuntu ngo wowe urakatirwa rwo gufungwa, wowe urakatirwa gusohoka. Umutipe wacu Jimmy ni umwavoka. Ntibyatinze batweretse rwose wa muhungu wacu Daniel akimara kwinjira rwose muri ya rumu rwose baciriyemo urubanza. Akimara kuhagera yaraje yicaye neza ahantu yari yicaye, atangiye kuvuga ati se ubundi bimeze bite ko ndi kubona abantu batinze byifashe bite? Gusa umucamanza yarabirebye, yatangiye kugenda aganiriza aba bantu rwose baje hano, arababwira ati ariko se ko ndi kubona umuntu uregwa ari hehe? Niko yatangiye kubaza uyu mutipe bita Jimmy. Muri uwo mwanya abahise batwereka Jimmy avuga ati ngiye rwose umukiriya wanjye yaje. Ese ko tutuzi neza yuko Yorlene yabanaga na Jimmy babana mu nzu, akaba agiye kuba akaba agiye kuba umuntu uzo wenda uburanira uyu mutipe bita Daniel, kandi akaba yarakunze neza Yorlene biraza kuza guherera hehe? Igihe bakomeje kugenda bibaza ahantu nuza yarari, ahantu uregwa ari nuza Yorlene, bakomeje kubyibazaho cyane. Ati si ibintu bize bite? Hari umuntu wafunguye urugi twasize wa mukobwa wacu Yorlene yaje rwose ari gucumbagira yinjira rwose mu nzu rwose y'ubucamanza. Ese bizagenda gute muri episode ikurikiyeho? Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi hano mu dufilime twiza cyane. Niba rwose nawe ushaka part 2 jya muri comment rwose utubwire niba uyishaka. Genda bakunda cyane ni Twitch. Imana ikomeze ibandindire. Ciao ciao.